Muraho neza mwese mukomeza kudukurikira kuri Physio Rwanda. Mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 5 abantu bakora buri munsi mu by'ukuri agatuma babara umugongo cyane ukabarya pe hahandi bumva abavuga ati ubundi uru n'urugingo rwanjye. Kuki nicara nkababara umugongo, kuki ngerageza kuryama nkabura ibitotsi kubera umugongo. Ibyo byose harimo mu by'ukuri ibishobora kuza ari uburwayi, ariko akenshi ubwo burwayi hari igihe usanga ariko twabwihamagariye ugasanga bwose buturuka ku makosa yacu. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ayo makosa, ariko turaza no kurebera hamwe uburyo bworoshye umuntu ashobora kuba yakwikosorera ayo makosa kugira ngo abashe kuba yakoraho bwa bubabare bw'umugongo ndetse abashe kubaho yumva ameze neza ndetse atekanye. Ese waba warigeze kubyuka mu gitondo ukumva umugongo wawe uraremereye, ukubabaza cyangwa ukumva ntabwo utekanye mu mugongo wo hasi? Ese hari igihe ujya kwicara, guhaguruka cyangwa guterura ukumva nkaho umugongo wawe mu by'ukuri umeze nk'uri gucikamo kabiri? Niba warigeze kubyumva ntabwo uri wenyine. Abantu benshi mu Rwanda no ku isi hose barimo kubabara umugongo cyane, ariko ikibabaje kurushaho nuko benshi babiterwa n'amakosa bakora buri munsi ariko bakabikora batabizi, bakibwira ko ari ibisanzwe cyangwa ko biterwa n'imyaka. Uyu munsi kuri Physio Rwanda tugiye kuganira ku makosa 5 akomeye abantu bakora atuma babara umugongo cyane, uko bigenda bikakwangiriza umugongo ndetse nuko wabikosora buhoro buhoro. Reba iyi video yose kugeza ku mpera kuko hari amakosa ushobora kuba uri gukora ubu ngubu atari indwara, ahubwo ari imyitwarire mibi, bityo ugasanga niyakuviramo ububabare bwawe bw'umugongo. Si nibyo gusa kandi niyo waba usanzwe ufite ububabare bw'umugongo, aya makosa nuza kumara kuyamenya uze kuyakosora kuko biraza kukugabanyiriza bwa bubabare wari ufite ku mugongo rwose nuba wabyubahirije neza uko ngiye kubikubwira muri iyi video yose. Ikosa riza ku mwanya wa mbere burya ni ukwicara nabi ndetse no kudafata position nziza y'umubiri wawe. Burya ikintu kibaho, abantu benshi bicara nabi kurusha uko bahagarara. Hari igihe ugenda ugasanga umuntu yicaye yunamye, ugasanga yicaye umutwe mu by'ukuri ucuritse imbere cyane, ugasanga yicaye mu by'ukuri nta kintu na gito gifasha umugongo we neza wo hasi, ku buryo ki nyine utabasha kuba wahengama cyangwa se ngo ube wabangamirwa, kuko ubundi abaganga batubwira ko tuba tugomba kwicara ariko nibura umugongo ufashe ku kintu wicariyeho. Niba wegamye ku ntebe, hagati y'umugongo wawe n'intebe ntihabe harimo umwanya, ahubwo nyine bikaba byegeranye kugira ngo wa mugongo wawe ubushyigikiwe neza cyane. Ibi byose rero mu by'ukuri bigira ingaruka zikomeye ku mugongo, ntibagiwe n'abantu bakunda kwicara amasaha menshi badahaguruka. Niyo mpamvu rero umugongo wacu nkwibutsa ko ugizwe n'imikaya, ukagerwa n'amagufwa, ukagirwa kandi n'utwo bita disc, ayo magufwa agenda yikaragiraho. Iyo wicaye nabi rero igihe kirekire bituma twa tu disc dushobora kuba twava muri wa mwanya twari turimo, bityo n'imikaya ikaba yarambirwa umugongo wo hasi, bityo ugatangira kukurya, kubabara, ariho hahandi utangira kumva umugongo wawe mu by'ukuri umeze nk'ugiye gucikamo. Urugero, hari igihe ugenda ugasanga umuntu akorera mu biro, ni umunyeshuri, ni umushoferi cyangwa se ni umuntu ukunda gukoresha telefone igihe kirekire. Uyu nguyu rero usanga ashobora kwicara amasaha 6 kugeza ku masaha 8 yose adahagurutse. Ibi ngibi rero bihita byongera umuvuduko ku mugongo wo hasi no ku ijosi, bityo niyo mpamvu iyo wumvise ububabare bitewe n'igikorwa kimwe muri ibi ngibi byose waketse, uba ukwiriye guhita uhindura uburyo ki witwaraga, ugatangira kwicara umugongo wawe ugororotse udahengamye, mu by'ukuri ugagerageza gushyira icyicaro gifite aho umugongo wawe wo hasi wishingikiriza. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wicaye ku ntebe, gerageza wegereza ikibuno inyuma kuri ka kantu wegamiraho, ku buryo ki nyine umugongo wawe utari buze kwiheta cyangwa se ngo ube wahengama. Ikindi, niba umaze iminota 30 cyangwa 40 mu by'ukuri ukicaye, hita uhaguruka, nurangiza ugenda akantu gato nk'amasegonda nka 20 cyangwa 30, wongera ugaruka ubone kuba wakomeza kwicara. Ibi nabyo biragufasha cyane. Ikindi kandi, niba watewe umugongo no gukoresha telefone cyangwa se kubika umutwe muri telefone cyangwa se mashini, mu by'ukuri ukwiriye gukora uburyo ki ubishyira imbere nyine
bikaba biringaniye n'amaso yawe, aho kugira ngo uhengeke ijosi wunama muri telefone cyangwa se wubika umugongo uhengamira muri telefone. Biba bisaba ngo bibe biri imbere ubireba neza ku buryo ki ijosi rigororotse, umugongo nawe ugororotse, hamwe nyine umugongo uri mu cyerekezo cyiza cyawo. Ikosa riza ku mwanya wa kabiri naryo rikomeye cyane abantu benshi bakora ni uguterura ibintu nabi. Burya abantu benshi bazi guterura ibintu ariko ntabwo bazi kubiterura neza. Ahangaho uti bigenda bite? Burya uragenda ugasanga umuntu agiye guterura ikintu hasi agahita yunama tayari umugongo akaba arawuhinnye, kandi ibi ntabwo ari byiza, ahubwo ukwiye gufata umwanya ugasutama ugahina mu mavi, none ukaba ari bwo utora cya kintu kiri hasi. Ibi nibyo birinda umugongo wawe kuba wakwangirika ndetse no kuba utazamo bwa bubabare. Ikindi burya hari abantu birukira guterura ibintu biremereye cyane kandi batigeze banitegura, ugasanga umuntu yihutiye guterura, kandi burya guterura ikintu kiremereye cyane by'umwihariko ucyegereza umubiri wawe, ugasanga haracyarimo urugendo runini cyangwa se haracyarimo umwanya munini hagati y'icyo kintu ndetse nawe. Ibyo nabyo birakuvuna cyane, niyo mpamvu tugushishikariza ko niba ugiye guterura wajya ugerageza kwiyegereza by'umwihariko ikintu ugiye guterura, apana kuvuga ngo ikintu kiri nka hari ugiye guterura nk'ibase cyangwa isafuriya cyangwa n'ikindi kintu ugiye gukura hasi, ariko ugasanga urimo urahina umugongo urumva ugiye guturika. Bisaba guterura ikintu kiyegereje, icyo gihe biragufasha neza cyane kandi wumva kitanaremereye. Bitandukanye nyine nuko uba wari kugiterura akiri kure cyane. Ibi byose rero bishobora gutuma umugongo wawe mu by'ukuri uwangirika. Ni nayo mpamvu nagiye shyiramo buno buryo ugomba kugenda ubihindura kugira ngo urinde umugongo wawe. Niyo mpamvu rero iyo uteruye nabi umuvuduko uba munini, by'umwihariko kuri wa mugongo wawe wo hasi, bigatuma ugira bwa bubabare ndetse na ya mitsi yawe yose ugasanga ifite ikibazo, ugasanga ushobora no kugira umwaku, ya disike yari irimo ikanyerera, bikaba byatuma ugira ububabare bugera no mu birenge ndetse no mu mano yawe, abenshi bakunze kwita nka sciatica. Hari uburyo rero bwo guterura neza, ni nayo mpamvu nakubwiraga ngo niwunama ujye ukoresha amavi, ureke gukoresha umugongo. Nurangiza niba ugiye guterura ikintu ucyegereze hafi y'umubiri, ikindi kandi ukoresha imbaraga z'amaguru, wirinde guhindukiza cyane umugongo mu gihe uteruye ikintu. Ibi ni ingenzi cyane ku bakozi, abahinzi, abashoferi ndetse n'abagore, abatwara abana n'abandi bana bari bo bose bakenera iki kintu kijyanye no kunama. Ikosa riza ku mwanya wa gatatu naryo rikomeye cyane ndetse abantu bakora buri munsi ni ikosa ryo kudafata akaruhuko mu by'ukuri ngo babashe kuba baruhura umugongo wabo. Burya hari abantu bavuga bati njye ntabwo njya nkora siporo ahubwo ndaruhuka, ariko burya kudakora imyitozo nabyo birababaza cyane ndetse bikaba byanatera umugongo. Burya udakoresha imikaya cyane cyane y'umugongo igeraho igacika intege, ugasanga umugongo wawe ntabwo ushyigikiwe neza, ya magufa noneho uyu mugongo atangiye kugenda akoranaho. Ibi ngibi rero bikagutera bwa bubabare burenze, hahandi wumva uti umugongo wanjye wacitsemo pe. Ibi ngibi rero iyo umaze igihe abikubaho ukumva ufite ubwo bubabare, cyangwa se ukajya wicara ukumva mu by'ukuri ubwo bubabare bwiyongereye, ahangaha ni cya kibazo cy'imyitozo mike. Uba usabwa gukora imyitozo ndetse rwose ugakora imyitozo itakugoye, ahubwo ari ukugira ngo ikomeze za nyama zo mu nda, ikomeze ndetse na ya mitsi n'ibindi byose bishyigikiye umugongo kugira ngo ya magufwa agume mu mwanya wayo, bityo bikurinde kuba yakoranaho ngo abe yaguteza bwa bubabare. Niyo mpamvu rero burya hari imyitozo itagoye kandi ushobora kuba wakora. Ushobora nko kwigendera n'amaguru iminota nka 30, ukongera ukagaruka ukiruhukira. Ushobora gukora stretching cyangwa se imyitozo ngororamubiri yoroshye, nagiye nyikora mu zindi video zitandukanye. Ushobora n'ubundi kureba hano kuri channel ya Physio Rwanda ukaba wazirebaho, ukareba iyo myitozo ushobora gukora iri buze kugufasha kugabanya ububabare bw'umugongo ndetse nyine na ya myitozo ikomeza imitsi yo mu nda kugira ngo ibashe gushyigikira n'ubundi ya magufwa y'umugongo neza, bityo bwa bubabare ntubwumve. Imyitozo rero mu minota 20-30 ku munsi nibura irahagije. Atangira buhoro, wirinde kwicara umunsi wose. Niba ubabara cyane ugerageze uganire na muganga kugira ngo abashe kuba yabigufashamo mu by'ukurikira ubwo burwayi ndetse n'ubwo bubabare wumva mu mugongo wawe. Ikosa riza ku mwanya wa 4 naryo rinakomeye ni ikosa ryo kuryama nabi cyane. Abantu benshi bajya kuryama bavuga ngo bafite umunaniro, ugasanga ntabwo bazi uko mu by'ukuri bakwiriye kuryama
baragera ku buriri bahita birohaho, mu by'ukuri bagapfa kwiryamira uko babonye, ati icyangombwa nuko nsinzira. Ariko ndagira ngo nkubwire ko kuryama bigira uruhare runini kuko uba wababara umugongo cyangwa se mu by'ukuri ukaba warinda umugongo wawe. Burya iyo uryamiye ku nda cyangwa se ugasanga uryamye kuri matera idakomeye cyane, cyangwa se ugasanga mu by'ukuri uryamye ku musego ariko utajyanye n'ijosi ryawe, cyangwa ukaryama ku musego utajyanye n'umugongo wawe, cyangwa ugasanga waryamye nabi igihe kirekire. Ibi ngibi rwose reka nkubwire ko bituma umugongo wawe udahumeka neza, ugatuma ya mikaya y'umugongo inanirwa. Bityo reka nkubwire ko rero ushobora gufata position nziza ukajya uryama neza, aho ushobora kuryamira urubavu cyangwa se ku ruhande, ariko bigasaba kuba ufite agasego hagati y'amavi, kuko niko gatuma nyine wa mugongo uguma mu cyerekezo cya nyacyo, bityo ntube wakurya cyangwa se ngo ube wakweduka ngo ube wagutera ububabare. Ikindi kintu none ugomba gukora, niba ukunda kuryamira ku mugongo, ugomba nibura kuba ufite agasego hagati n'ubundi munsi y'amavi. Ugomba kuba ufite nibura agasego munsi y'amavi kugira ngo karinde kuba wa mugongo wawe wakururuka cyane ngo bibe byagutera ububabare. Ikindi nanone kandi ukwiriye no kuryamira akunda. Ibi ngibi nabyo ukwiriye kubyirinda cyane kuko abantu benshi bakunda kubikora, ariko burya kuryamira akunda ni bibi cyane kuko bituma mu by'ukuri uburyo ibiryo wariye biyungururwamo bigenda nabi, bishobora no kuguteza impyiko ndetse no kubangamira ibindi bice byo mu mubiri, by'umwihariko bibarizwa muri iki gice inda iherereyemo. Niyo mpamvu rero burya kuryamira inda ntabwo ari byiza, ni bibi cyane. Ushobora kuryamira umugongo cyangwa ukaryamira urubavu, ariko ukibuka gushyira ku gasego hagati y'amavi mu gihe waryamiye urubavu, cyangwa se ukagashyira munsi y'amavi mu gihe waryamiye umugongo. Ibyo biragufasha cyane. Reka twerekeze no kuri ndi kosa riza ku mwanya wa 5, naryo ni ikosa rikomeye cyane abantu benshi mu by'ukuri bakora, ariko ugasanga rimwe na rimwe wenda nta nubwo barizi. Iri ni ikosa rero ryo kwirengagiza ibimenyetso by'umubiri. Ahangaha navuga ko ari ibintu bikomeye cyane, dore ko abantu benshi baba bari kugasanga bacecetse, ugasanga baranywa imiti ariko bagakomeza imirimo yabo, ariko ububabare bwabo bakumva mu by'ukuri ntabwo bushira, mu by'ukuri bakumva ntabwo ari nk'ibisanzwe. Gusa ububabare burya reka nkubwire ko ari ubutumwa bw'umubiri. Iyo ubwirengagije indwara irushaho gukura, bityo ububabare bwawe bukaba ubwa karande, ugasanga kwivura mu by'ukuri birakugoye, ndetse n'abaganga bazagufasha bizabagora. Niyo mpamvu rero inama nakugira, ntabwo ukwiriye kwirengagiza ububabare burenze ibyumweru 2. Niba ubabaye ibyumweru 2, biba bigaragaza ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu mubiri wawe. Niyo mpamvu ukwiriye guhita wihutira kureba muganga kugira ngo akugire inama hakiri kare. Ushobora kureba muganga akagusuzuma, cyangwa se ukaba wagisha inama physiotherapist cyangwa se umuvuzi ushinzwe ubugororangingo ahantu runaka, akaba yagufasha. Ikindi nanone ukwiriye kwirinda kwivura by'umwihariko ukoresheje imiti gusa. Hari abantu bagenda bagafata imiti gusa akumva yuko ibintu byose bizaba birangiye, ariko burya imiti ni myiza, ariko hari ibintu byinshi idakemura. By'umwihariko hari nk'imiti bataguha, hari imiti baguha mu by'ukuri wibwira ngo irazigukiza umugongo, ariko ugasanga ntikora. Ubusanga umugongo, niba ufite ikibazo cy'imitsi, ufite ikibazo cy'uko wenda imikaya idakomeye, ntabwo icyo gihe wavuga ngo bari buguhe ibinini ngo biri buze gutuma iyo mikaya ikomera. Icyo gihe biba bisaba imyitozo, biba bisaba gukora cyane, ugakoresha wa mugongo, ariko byose ntabwo wabyibwiriza utabibwirijwe n'umuganga ubifitiye uburenganzira ndetse wanabihuguriwemo, kuko niwe ubuzi neza icyo ukeneye. Niyo mpamvu rero niba bimeze uko, ushobora kumwandikira akagufasha cyangwa ukamusura. Ikindi kandi wifuza ko natwe twakugira inama z'uburyo ukwiriye kwitwara, watwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ni 0725139884, bityo tukabasha kuganira, tukamenya neza ikibazo cyawe ndetse tukanagufasha imbona nkubone. Inshuti za Physio Rwanda rero, ansoza nk'uko twabibonye, tubonye amakosa 5 mu by'ukuri dukora mu buzima bwa buri munsi ashobora kudutera kubabara umugongo cyane, ariko inkuru nziza ni uko menshi muri yo ashobora gukosorwa nk'uko twagiye tubigarukaho, ndetse ngira ngo nanabigarukeho mu magambo makeya. Nta bindi bidasanzwe, ugomba guhindura uko wicara, ukamenya guterura neza,
ugakora imyitozo kandi ugafata n'akaruhuko, ukaryama neza, ukumva ubutumwa bw'umubiri wawe, bityo wakumva ufite ububabare bukabije ukajya kwivuza. Niba wishimiye iyi video kanda subscribe, ukande like, usangize n'undi muntu ubabara umugongo iyi video kugira ngo ibashe kuba yamufasha gukira ubwo bubabare bw'umugongo. Si ibyo gusa, ukomeze ukurikire Physio Rwanda kugira ngo mu by'ukuri ubashe kubona inama zigufasha kubaho neza nta bubabare kandi ube utekanye wishimiye ubuzima bwawe.